wa muvandimwe we nukuri ko Imana nta muntu ugufitiye impuhwe hano hanze buretse wowe ugomba kuzigirira kwigira impuhwe kwa nyako rero no kumuvinga. Hari umuvandimwe wize kuvuga ntago izuba rirasira umuntu uryamye uko byagenda kose dukunda kuba hano turi comfort. Ndabizi neza ko nari kuba ndi comfort yandi no kwifotora ama event njyana ba his excellence bari nibiki ariko aho hantu hari comfort ntago ntago hatume igifu cyanjye kiba comfort. Nicyo kibazo ujya kushaka ahantu hari comfort just kwisura kandi mu gifu cyawe hatari comfort. Shaka ahantu igifu cyawe kiba comfort, igifu cyawe kira comfort ko cyabonye amafaranga. Hari umuntu ushobora kuguha comment ukagira ngo ari kukubamba like ni wowe ukoze ikosa rya business ribaho wenda n'uryo watenze ku deliveringa kubw'impamvu z'umuriro kubw'impamvu za internet akaguha comment nkaho ikintu cyonyine warusigaje rwa rugo rupfu. Guys tugerageza guha abantu comment ziri motivating ziri supportive even those zazi I have power to identify who I want to become. Yeah. Niyo yaririmo iryo jambo ngo copy. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe mfite copy yawe. Now when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah. Raho neza ukurikiye Santox podcast, nizere kumeze neza, nizere ko Imana ikomeje kukurinda kuhaya amahoro. Nukuri ni karibu cyane nanone. Jewe nitwa Sunny nk'isanzwe the host wanyu, and yeah, welcome, take your tea and let's go. Welcome sir. Thank you so much. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu nukuri. Byari cyane kwitabira. Wakoze ni kwitabira, wakoze kuhagerera igihe tugutegereje. Indegewe cyangwa ni jya ubategereje? Abakunzi ba Sunny talk show. Sibyo se ndakubeshya. This guy. I'm good. How are you? Beautiful. Thank you. Severantire hafi cyangwa imyara narangiye. Yo ntago yarangiye. Ni le 14 bro. Harya. Nejo bundi. Umusibejo. Kwa gatandatu. Kwa gatandatu. Urutujyana he? Kari ngisigaranye. Ninjye ugomba kukujyana cyane wazajyana. Byarahindutse. Ahungu biki giye. Byarahindutse. Valentin zavuga ngo nabahungu bazajya bakora izo nshingano gusa. Ngiye nakujyana in this economy. None. Ariko Valentin ntabwo yizavuga ngo nabahungu bazajya bajyana abakobwa gusa. It's a celebrating love. I mean, ibi bintu bya Valentin rero. Sura believing ara? I never kubera ko Valentin ntabwo tunaziranye. Exactly. Natubwe no mu Islam nta na se Sheikh uhari nta na se Hassan uhari. Ntago mubyizeramo nta nubwo mu celebra. Oya. Yego no so celebra urukundo umunsi umwe. Oya ntago bari uguse. Nsi no celebra. Ntago ari umunsi umwe none se ba celebra. Ni iki ba celebra? Nayingiye gutanga. Noheli. Numva kakwireka. Tanibuka ko mutagize mutabyizera. Ariko iraidi ikwiriye kuba umunsi umwe mugira amarayidi abiri hari iraidi twafunze uwo munsi wo gufungura twishimiye ko twafunguwe ariko n'urugero se Valentin ivugwa ko ari umunsi w'abakundanye mu Kinyarwanda. Ese umunsi w'abakundanye ugomba kubaho just once in a year? No. Cyangwa se like no ku celebrating icyo gihe cyose cyo mwaka. Yego nana mukagiho umunsi umwe. Muga celebrating. Context abantu babitwaramo katari ikunda kuba tujye nagara topic wenda bize. Ariko nka context n'urugero abantu babizanamo. Ko tubona kuri Saint Valentin ariho haba I'm sorry to say this. Hariho turimo kubona
navuga ngo ibibi byinshi kuruta uko abantu baserebura rwa rukundo rwa nyarwo bigenda itariki 16 na 15 hari umwana wavuze ngo nibwo nicyo gihe ngo inda ziterwa nyinshi, nicyo gihe ngo za prudence mu mashopa zishira, nicyo gihe za test ziba nyinshi, ibinini biba byinshi, like kuki abantu bakagiye muri iyo ango kuruta uko bakavuze ati kuko when we talk about love is not on couples maybe. You can share love with family, with colleagues, with those people who is in the streets. That's so true. Barantashatse yahindura rero context. Ahubwo bimpaye idea abantu bashaka gutwara abakunzi babo ku ma dates n'ibiki mu bajyana ahantu hari abana batafite ibyo kurya baganira bagaburirana at least. That would be a good date. That's a great idea. Yeah. Ubwo buriya n'ubundi nibyo rega Valentine ntanyumve nabi nyine ntabwo murwanya business yayize neza. Ahubwo Valentine yawe uri mu bibazo. Ayihangane. Karibu cyane. Thank you so much Sunny. Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri topic which I think ko uri ubifitiye insight cyane kurusha izindi. Nifuje ko tuganira kuri entrepreneurship, kuri business, kubera ko uri umu businessman. By the way, uyu mu boss mubona ahangaha ni umu businessman ubimazemo igihe, aradusobanurira uko yabitangiye, challenges, ibyiza birimo, kuko obviously harimo ibyiza. Sure. Ariko mbere yuko dutangira, buri muntu akubajije ubu uri we, who are you as a person? Ansiza gute? Mu kinyarwanda cyiza ndi umuhinda, umunyarwanda, ukunda Imana, ukunda gukora, gucisha bugufi aho bikwiye. Yego. Aho bikwiye. Kubera ko hari igihe wicisha bugufi buri hose ugasanga waye kakate ugashaka kuyoriva. Abantu ndi umunyeshuri muri kaminuza muri masters, niga ibijyanye n'ibindi bidukora gitangazamakuru no na communication, sinzi mu kinyarwanda bivuga ngo ite. Nkaba ndi servant leader since 2015. Nkaba ko usanzwe nkunda technology, ariko nanone nkaba nkunda amahoro mu buzima. Akaba arivuze yitwa Ismael, by the way. Nkaba nitwa Ismael Muhinda. Yego. Ismael Papi Muhinda. Ni karibu cyane nanone. Murakoze cyane. Yitwa Sunny, akaba ari umukobwa mwiza. Ku bantu batabizi ni inshuti yanjye. This guy. Cyangwa ngo turi nta interview yaje kunkosha, turi mu kiganiro. Yes. Murakoze. Nukuri kandi nibyo tugiye guhana ibitekerezo. Yes. Tugiye urumva ukuntu nsigaye mvuga Ikinyarwanda wanange. Wowe umeze neza. Guhana ibitekerezo. Byaje guca. Banange. Nishimiye cyane kudusura hano nubwo ari wawe, ariko tugiye kuganira noneho ukuntu habaye iwawe, ukuntu watangiye. Tuganirire, warangije kaminuza, uri mu itangazamakuru, ntekereza ko ari byo wakoze. Byaje gute iki gitekerezo? Wenda igitekerezo kuvuga Sunny ni igitekerezo cya iSmart House. iSmart House bwa mbere no kwimenya wenda kwano bisobanukirwe, ni media house. Ni ikigo gikora muri buryo bwa media. So this is a media house ikora mu buryo biri, mu buryo bwa arts ndetse na technology. Iyo tuvuga art nuko twe specialize cyane gukora podcasts. Kuvuga ngo dushobora guha abana ama spaces, tukabakora audio production, video productions, kubafasha ku distributing kusiya kuri platforms n'ibindi. Icyaka ariko tukanajya mu buryo bwa angle ya technology, tukahugura abantu mu buryo bakoresha technology by'umwihariko nko gukoresha igice cya AI, cyane nko muri content creation. Ikindi gice twibandaho cyane web development, kuvuga ngo hari abantu bafite ama application, gukora ama application cyangwa se website, ashobora gufasha abantu kuba bacuruza, ba networking, things like that. So tuba muri yo angle in general, ariko by'umwihariko specialized yacu turi podcast agents. So iyo ni iSmart House. So icyo gitekerezo cyo kuza rero uramfasha nze gusubira inyuma gatoya. Wenda twinjiye muri business in general, ntago igitekerezo nk'icyo kiza kubera ko wenda hari umuntu akubwiye ko ibi bintu ushobora gukunda. Most of the time business yose ni trial
ahubwo Yego, cyane. iyo try wakoze wenda iyo yakunze uyu munsi yakunze ejo akaba ariyo wavuga ngo ya business byakunda kubera ko Yego. nta muntu ntekereza ko abyutse mu gitondo akora akantu kamwe kahita kaho umurongo uhamye. So personally natangiye 2017-2018 nibwo ninjiye mu itangazamakuru ry'umwuga. Yego. Ariko nanone iki gihe nari ndangije segonderi ujyana na computer electronic bivuze ngo nari ndi umutekinisiye n'ubundi. So rero kujya hanze iyo bisanzwe nashakishe nyine icyo umuntu yakora like umuntu yisanga mu itangazamakuru. Ariko before 2015 anavuze ngo ni servant leader hari umuryango witwa Youth Impact Mission. Yego. Niwe niho nakuriye ndavuga ngo nahuguriwe cyane bijyanye n'amahame ya kiyobozi kwiyobora nk'umuntu ku rubyiruko igihugu gikeneye. So icyo gihe rero byadutozaga gutekereza icyo gukora. Ese apart from ko wari kwiga n'ugiye computer electronic ni iki kindi cya wahugiramo. So nk'isezo secondary rero nisanze of course ndi gusavinga muri umuryango nka coordinator bisanzwe ariko ndi no gukora nk'umu communication coordinator bisanzwe media coordinator nk'ibyo ngibyo. Hari umujene twakoranaga twa Johnson ndanamusuza hanari ne watangiye kungeza kuri kamera guhagara kuri kamera gufata kamera ibintu nk'ibyo ngibyo. Shout out to him. So 2019 namaze kubyinjira murabyumva covid binjemo 2020 ubwo ndi mu itangazamakuru naciye kuri za Victor naho nshaka urwo rugendo kurujyamo cyane nagiye kuri za Victor n'ibindi ariko there is something always comes to hit you. Uvuga ati ariko yego ndi kujya kuri mikoro ariko ntagiri kumpa 2 ariko iyo ngiye kuri kamera bampa 5. So cyane cyane ubyiko dukunda kwibeshya kino kintu mwana reka tubwizanye ukuri kariyeri cyangwa se ikizaba inzozi zawe ni cyakugaburiye. Wijya gutinda ahantu hataboneka n'igiceri cya 5 ngo kubera ko ngo hakunda ngo ni flexing ngo ndi umunyamakuru ngo ndi umuhanzi bro niba uzi ko kugiye kuhavana 5 genda wibera umwenjeniyeri. Ngiye nari mbizi neza ko iyo mikoro rwose shamfite ijwi rwose abantu turimo uzi kuvuga neza kuri mikoro ariko ko ntaha n'amaguru mvuye kuri za televiziyo na radio ariko naba nzi ko nagiye gufata kamera nkacyura ibyo 5. So nese vuga ati umugisha wanjye uri kuri kamera ushaka kuri kamera. So 2021 ubwo natangiye gusa nko mbyinjiramo ni nabwo navuga ngo nk'izina yitwa Smart House twatangiye kuritekerezaho kuko twaritekereje 2021 mu kwezi kwa 10 izina Smart House completed kugira ngo ribe nka company. By the way cya company cyaje ari umugabo witwa nanone Inkotanyi Peter wambwiye ati ariko hari ahantu mba mfite utuzi ariko bisa IBM. Ariko rero niba udafite company ntabwo byakunda. Sinzi kuna nabyise icyo gihe turahindura tubyita Smart House ariko by then I was like maybe mashobora gutangira guteza ikintu yakora. Icyo gihe rero ndacyari kuri mikoro ariko ndi no gusa nko focusinga cyane kuri kamera. So 2022 ndasavinga bisanzwe ubwo nkasavinga kuri mikoro nkanagasavinga cyane kuri kamera. Of course ubwo no kujya gufotora abantu amakwe gukavaringa ibintu nk'ibyo ngibyo n'izo service twatangiranye. So muri 2023 nibwo personally ngiye nkamuhinda nafashe icyemezo. Naricaye nibwiza ukuri yari tariki 31 z'ukwezi kwa 12 yari saa 7 z'ijoro. Yes 5:59 kuko saa 7 z'ijoro itarageramo. Banange. Muzinama. So like exactly. Numva naricaye nibwiza ukuri. Yego. Navuze ariko ubundi ngiye muhinda ndi umuntu wifuza iki mu buzima. Ko nsavinze hafi imyaka 7 mu itangazamakuru nkaba nta giceri ndabona nkaba kuri kamera na savinze igihe gitoya nkihagera hari icyo mbona cyampaye hari aho cyamvanya ari byangejeje. Ese ntaga Imana yaba yarambwiye ati wowe kabyare waretse gufokasinga kuri ibyo bintu wenda bya mikoro umuhamagara uri kuri kamera. So nibwo nibwije ndavuga ati birashoboka ko umuntu yabyuka mu gitondo ugakunda mikoro ukayikunda cyane pe ariko we ntigukunde cyane wowe ntigukunde hari gihe byuka mu gitondo ukunda ikintu ko we ntikigukunde. So nshobora narakunze mikoro cyane ariko nge ntinkunde ariko wenda kamera numvaga nshobora ko nanatera umugongo akaba ariyo like inkunda nanjye kandi of course ugutangiye ikintu cyagukunze wihatira kugikunda. So urumva rero ubwo navuze ko nabikora nk'umwuga by'umwihariko nabwo of course mutangiye gutekereza kuri team waburi kumwe nayo ni nabwo navuga ngo ni inzu yabaye formed 2020 before tuyitangira yazanzo ndazigize muri 2023 saa 7 z'ijoro twinjira muri 2024 nibwo twicaye na team ba Simon urabyibuka barabizi like turebe ikintu twakora. Ese niki twakora kugira ngo niba twubaka iyo media house ishobora gufatika simple as that twifotorera abantu ntago twatekereza nka podcast n'ibiki rwose. So rero twageze nko mu kwa 5
tariki ya mbere z'ukwa gatanu nibwo twofishetinze hano nka iSmart House igiye ugomba gutanga serivisi za production in general. Nyuma y'amezi nk'3 hari amahirwe umuntu agira bisanzwe kujya gukora training wenda ukambuka umupaka hari igihe uca wenda muri Rwanda haleluya nuko ari amina nzayiganira abantu wagira ku kibuga titiro ujya ku kibuga titira abantu mw'indege nagari we know that inshuti yanjye rabize so likely so rero na nk'igitekerezo cya podcast byakuntu cyaje none twaratekereje tuvuga ngo noneho ni ko turi muri media twafotora tukaba twafata video yego tukaba twakora advertisement ariko sindi n'igi cy'abantu undi bafitiye inyota ni iki kintu abantu triste bake kubavuga ngo bakamenyeye ku iSmart House kuko yes dufite abantu benshi bakora ama video neza reka dufite abantu benshi bakora za photography neza yewe hari n'abandi bakora ama advertisement neza ariko what is really missing out here so ari naho nyine muri business yakakuyihera yego kureba ahantu hari ikibazo ukarwana n'icyo kibazo wenda like ko wagikemura so twatekereje rero ku bintu byinshi hari n'ibitekerezo of course bavanye aho hirya handi twaguye kuri podcast ariko podcast tuyigwaho dushaka kuyikorera ubwacu twazajya tumera nkaho dutumye abantu bakazakavuga nabwo tubona ntagari inkuru nshya mu matwi y'abanyarwanda kuko wenda hari abikoraga mu buryo bwa live show bisanzwe tuvuga noneho reka do creating spaces umuntu azabyuka mu gitondo akavuga ngo noneho nge mfite igitekerezo cyanjye nkene just ahantu nazajya bakama space bakama audio production bakama video production bakama bya za service zose kuiza ku distribution nge nkatahana package yuzuye ubu niwo rero iSmart House twifuzaga ku cyo gihe yabariwe so nta gutangira of course ufurufinga bya byifuzo by'abakiriya ko byagenda kose ushobora gutangira intebe imwe mikoro imwe like bikanga bakirambye kana batenguha abato twatengushye bwa mbere bihangane tuba dutangira mwana nakoze kwemera ko tuba testingiraho naje mu gihe cyiza waje mu gihe cyiza ariko akanemva ari umujene witwa Gami he's really my friend aracyari n'umukiriya wacu hano ntabwo twatangiriwe hano none gisakeje kuri kagato kayirye we yazaga muri ghetto and he's a good guy Charlotte Kugami kubera ko twakwigiyeho umusa twakwigiyeho byinshi icyo twifuzaga gutekereza twagitekerezaga kuri Gami and he's a good guy yaranabyemeraga tukamukiniraho njye ariko ntago ari kumukina ko muteni iyo kigihe kuko nubwo dushaka kuzareba inge tukabona ko ari byo bitoya kujye kizaza icyo ntekereza ni twarakuze mbese according to that journey ariko to be honest uko byagenda kose munakire mukiriya wa mbere atestingiraho business ko bigenda nyine ukenera urwo rugendo kubyumva ukenera gutangira gutiza ko aricyo wakora so inavuga ko igitekerezo rero cya podcast cyahereye muri urwo rugendo kumva ko ari cyo twakorera abantu kubera ko abantu benshi cyane hano hanze bafite ibitekerezo byiza pe ariko babuze uyu baby exporting kandi ku exporting byiza no gucana kuri kamera and to be honest n'abandi bose bifuza gukora podcast iSmart House is open exactly actually ukuntu ngewe nabamenye nagize idea nyine nanjye ubwo yaje almost nk'ibyawe ariko nago nibuka data ariko byaje nk'ibyawe narita bafite podcasting yes that can be good niki mu gitondo nabyutse mfite idea neza iri ku murongo ifite ibigomba kumerwa neza byose ugira context nziza thank you nziza cyane thank you which is nuko rero mbibwira one of my brothers aravuga ati nzabajama bajya bakora ibyo bintu bafite ahantu niki nje mu gitondo mufite kime Siko twaje mu gitondo 2:00 I think. Hayo twase dukora nimugoroba. Twese twacishijemo a week and then dukora. Ariko nyine enthusiasm mwari mufite museka niki that was amazing. Ariko nanone kwinjira hano ku muryango umuntu agatabona abantu bose ari busy mu malato that is enjoyable very enjoyable abantu bagomba kuza kureba bazaba dusuri yes let them visit dushaka kuzagira inzu ndanga
murage ya podcast ya podcast ni ukuri and ntekereza ko muri mu ba mbere yego turi batekereje. pioneers muri podcasting muri agencies zo mu Rwanda kandi tunabwira n'abantu ntabwo tubwira abantu ngo ntimubikore mubizemo muri benshi kugira ngo tugire dusavinga abantu benshi dusavinga abantu benshi kuri honest yam kuko podcast isa nkaho iri gusimbura amaradiyo exactly kubera ko ikindi ni nabwo buryo bwiza bwo gukipinga buriya kuko radio zigira regulations zigenderaho kandi abantu bakeneye ku expressing their feelings in one or another kandi radio hari investment yakoze kuri radio hari igihe no kuba wavuga ngo ugiye kufaringa time nk'isaha wicarana umwanga bishobora guhenda cyane ariko iyo muvuga tu specialize kuri ibi ngibi wenda ntago dutwara byinshi I think it's a good business people can join it is and noneho ukuntu itangirira kuri zero ikarangiza production no kuvuga ngo dutangira twicaye ahangaha tugasoza produit yageze kuri YouTube cyangwa na nzima ma platforms yose which is very amazing. I'm so thankful kona na just say thank you so much. Very thankful. Thank you so much. Very thankful Simon. Very thankful. noneho rero tubwire iyo umuntu yagize idea agashyira igitekerezo cyo mu bikorwa ni iki cyakenera cya mbere mu gihe ugiye gushyira mu bikorwa? That's good question. That's good question. Buri gitekerezo buri muntu wese muri isi agira ibitekerezo. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo kurota. Igitandukano iriye hari urotera mu buriri hari n'urotera mu rugendo. Ko buri muntu wese yarota. We all have dreams. We do. Ariko se dreams zawagize zatumye uryama cyangwa zatumye ubyuka. Ko a good dreams must like take you to somewhere to chase for it, not just to sleep for, you know. Kuko hari umuntu ugira nk'inzozi umugani w'ababindi ukajya nightmares cyane. Hari abantu bagira inzozi zo gukora business ariko inzozi zikaba ari za nightmares kuko akaba ari za nzozi zigiye gutuma uryama ugasinzira ntuzanabyuke naho uri. Ariko inzozi nziza za nyazo ni izituma ubyuka nizituma utaryama ukabyuka ukajya gushakisha. So ideas rero nani gufata buri mwese agiye igitekerezo. Igitekerezo cyiza wagitekerezo cyose. Inama nziza ngira abantu mu buryo mwe cyangwa se ubundi mwana igitekerezo cyawe ntago ari zahabu kibwire sana kibwire inshuti yawe. You never know wagize igitekerezo cya podcast wakibwiye brother wawe ne wakuhaye hit. To be honest igitekerezo cyo gushinga company nk'ingiyi mu kukiganira hari umugabo witwa Peter Nkote nakubwiraga is the one who pushed it. Niyo mpamvu nkunda kuvuga mu biganiro nkunda no gutanga buri muntu wese buri mu like young entrepreneur wese aho yabari kugira ngo akore business yiwe atangize business yiwe akenera ikintu kimwe cyonyine just a one person just to believe in him or her. Uwo muntu umwe yamaze kukwizera akakubwira ati ibintu byakunda jyamo. By the way abana haryama nakubeshya ko bitana nyine harya bitanashamaje pe. Yego. I know my guy yajya mbwa ngo ndafotora ngo muhi ufotora neza shaho. Ariko leta yize ko mbwa atumusa. Niba ari foto mbi wagiraga muri kino gihugu ni wowe. Ariko like the guy yabyuga mu gitaka kambwa ati musa cyakoze amafoto noneho. Ati prezire. Temurahanganye gutya. Nimbiri nkavuga ati mi kumbe like wakene wa muntu mu guha igitekerezo ugupushinga ukwizera muri idea yawe. So amaze ko na wa muntu umwe ni naho abantu bakora kuvuga nabizi ko ushobora no kukibaza capital ngo wayivana he. So like capital ni umuntu tumindinge ko abantu bari kutureba ari abajene bakiri batoya. Yego bakiri batoya bavuye za high school n'ubyo abagenzizi. Yego bavuye za high school bafite ibitekerezo byinshi ariko atazi aho yakura amafaranga. Exactly. Nyine kanone kukubeshya nta muntu n'umwe gufitiye impuwe ngo ngazinga gufashe ngo ufite iki cyo gukora ngo podcast ngazinga gufasha no one. Sinzi ko na papa wawe abibona ibyo bintu ko nta mafaranga byaguha ko kanya yapfa kubyezera. Trust me. To be honest. So icyo nizera ni kimwe rero niba ufite inshuti iyi imwe iyo inshuti y'igitekerezo cyawe iyo inshuti niba ari inshuti ya nyayo ntago izaguca imbaraga
kubera ko uzaba mugaragaje inyota ya nyayo. Iyo nshuti ya nyayo izagupushinga kugira icyo utangira. Ntago mwese muzatangira kuri level ya iSmart House cyangwa se ya RBA cyangwa se start abenshi dufite ama smartphone my dear cyane byite podcast ariko turabizi ko atari podcast niri n'ufata ama vlog. It's okay, we are okay, learn from that. At least start, take one step, start. Kuko uwo mucuti wawe wagupushinze nta kindi kintu nzi ko yakubwira. At least start. Nicyo yakakwifurije. So rero nta wa muvandimwe we n'ukuri ko Imana nta muntu ugufitiye impuhwe hano hanze buretse wowe ugomba kuzigirira. Kwigira impuhwe kwa nyako rero no kumuvinga. Hari umuvandimwe wize kuvuga ntago izuba rirasira umuntu uryamye. Uko byagenda kose izuba rirasira umuntu wabyutse. If you don't wake up ntago izuba ryakurasira. Niba utagiye ntago amahirwe yakugeraho. By the way habona amahirwe. Yego nukuri. Sani nutaza ngo ujye gusura iSmart House ntago urabona ko podcast byakunda. Waje uvuga ngo ntago amenya kuvuga ubu ngubu no. Agiye kuvuga muri bangari y'urugo rw'ahantu mana. So like every single thing start by moving. Imana tugatera intambwe ya mbere izindi 99 ndazitera. Nukuri. What are we waiting for? Actually nzi ko abashaka benshi ari aba overthinkers surtout iyo uri muri age ya adolescence ushaka no perfectioninga kandi kose I need to do this, I need to do that. Ariko no tangira ku bintu byo perfectioning uri kugitangira you're dead kubera ko okay perfection ngi nimera kundi ari nawo mwanzi w'iterambere. Like perfection nizera ko ari umwanzi w'iterambere kubera ko mbona uri mu perfectionist tugenda dute. Oya Yo, he is. No, I'm telling you. You are. Eka mubwire buriye. Ndumwe mu bantu ngiye ufite 30% ku kintu ngendana n'icyo ngicyo. Nizera muri progressive. Ariko muri ibyo ngibyo 30 ufite urabi perfectioning. Not perfection. I maximize. Exactly. Yes. So there is a difference between perfecting and maximizing. So icyo nkora nda maximizing buri detail gashoboka. Ariko mba mbizi neza ko perfection itakona kwera ko ntago mfite kamera n'urugero si igura 15. Ariko ndabizi ko mbaye mfite wenda 5D Mark 3. Iyo 5D Mark 3 ngomba kuyikoresha ku buryo wawe ndi ufite si ya 15 mba ndi guyinga nawe. Like that's maximizing. Ko maximizing igenda numenya kenshi. Kwidokimata ku bintu gushaka kumenya ubumenyi bwo kintu kuko niba ushaka gukora nka business n'urugero yo gutunganya ikawa ntago nzi kugiye kurusha Rwanda ati cyangwa se I don't think so. Ariko nibura ako gacyo ufite akawa gacyo ushaka gukora umuntu naga testing aramva ya level. You see the thing? Niba n'urugero ukora imyenda ntago nshaka kwamaza wenda business runaka ako se nushaka gukora wenda business y'imyenda wenda like branding if it's a brand komta reka navuga nk'abo dukorana ntago urajya guhangana n'iyitwa wenda ino collection kubera ko bamaze imyaka 5 bakora brand y'imyenda ariko at least ese ku mwenda umwe ufite at least wayingayingana ino collection wakipima nabo. So nyine fata bikeya bike bishoboka we maximizing wijya gufata byinshi ngushaka no kwiperfecting ntabwo ibyo byakunda bye. Maximize, don't maximize the details. Don't perfecting things. Actually it's never be perfect kubera ko amaso y'abantu turatandukanye especially haje mu visual things. No urugero umuntu ashaka kureba akavuga akara marinette yambaye nubwo byari ngombwa. It's never be perfect. Kugisa nafunza gusite hari umukobwa nogiye bagatari kwiga fungiye mbona byaye kuba byiza. Aratuma babireba. That's so true. Actually, surtout bije muri visionage kureba ibintu abantu bara kritika cyane. Yes, which brings me to the next question. Really? Ukurikije buri muntu yabyita gutera ama challenges abantu bagiye bakubwira babonera muri business yawe cyangwa come on apel nka comments ama comments critics abagushima n'ibintu ntabwo byaguciye intege. Niyo kintu cya mbere to be honest gica imbaraga n'ukuntu mukije ushaka kumva wa maximize byandi byacu ebana mu minota nk'ibiri 3
wamuhanga kandi akavuga ati Tumusa nshingiye ku bintu umaze gukora nashatse wabivuyemo nyine like hari igihe umuntu agwa nka comment ukibaza uwo muntu niba yariye actually reka mbwira abantu yariye abasa niba ari ikintu cya mbere kibabaza mu buryo bwa business wise cyangwa se umuntu atanze service ni umuntu utanga comment ameze nkaho iyo ninzi icyo kintu like wijya guha comment umuntu waguhaye service nkaho wamuguraga wijya kubwira umuntu ngo ariko se ngo wabaye ngo reba nk'ifoto wafotoye kamwana ngo like please be gentle at least be a lady bwira umuntu mu buryo buri sympathy mu motivating umusa na foto wafotoye wagerageje ariko byari kuba byize wongeramo nk'aka right n'urugero cyangwa se ndabona iyi video wakoze yari nziza ariko urabona nk'ahantu nizo nkuzama ka right kugiye kugenda byari kuryoha ariko be like kind of thing ujya gutanga comment zimeze nkaho zibamba harimo abantu batanga comment zimeze nk'ibamba hari umuntu ushobora kuguha comment ukagira ngo ari kukubamba like ni wowe ukoze ikosa rya business ribaho wenda n'uryo watenze ku deliveringa kubw'impamvu z'umuriro kubw'impamvu za internet akaguha comment nkaho ikintu cyonyine wari usigaje rwa rugo rupfu. Guys tugerageza guha abantu comment ziri motivating ziri supportive even those zaba ziri negative ariko not even negative way. Niba umuntu ushaka kumugaya ikintu mukimugaya ari kumwereka uburyo bwiza bwo kwa yagikoramo wijya kumugaya umurengereza hitaka ibyo bintu umwana n'ubudage abantu abajene mana batanga comment ariko tunahuwesha no I'm joking ariko nyine it's not good at all. Umuntu umuhe comment ariko at least is constructive comments uko ujya gutanga comment nk'umuje n'urugero wenda ugiye gutangiza wenda gukora ibisheke y'ibisheke n'urugero wajombwe ngo ngashanga wakoze nk'ikiji kibishye like ahise wambwira ati isukari yari nkeya wambwira ati wenda washyizemo isukari nyinshi wambwira ati wenda washyizemo tangawizi nyinshi cyangwa tangawizi yari nkeya kuki ushaka nyine kuba kinda gucira umuntu iteka it's not good at all. Nkunda kubibona mu maresitora oh my god mu maresitora umuntu yasohotse agiye gusangira n'undi n'abandi cyangwa niba ari benshi ugasanga umuwaiter bari kumufata nkaho ari ikintu not umuntu ugasanga rwose niba yakoze agakosa it's okay mubwire utuje exactly ashobora kuba afite n'ikibazo runaka amaze kumenya ko umuvandimwe wenda arwaye n'iki tubafate neza tubakunde. We don't know what they are passing through and hari n'igihe rero noneho icyo kintu wavugaga cya comments gishobora kudetruiza umuntu burundu gishobora kumukura mu buzima. Ndaguha urugero mfite umucuti wakoraga the same business comment nizo zamurangije. He was doing a great job actually. A great job. He was really good producer muri bino bintu byacu bya photography videography n'ibindi ariko kwera ngiye kubwanjye nanafashe ni ishyari koko ishyari sinaryiza by the way like ni umuntu ubona utamwishimiye ni wanava singombwa nyine kumuharabika kumuha comment ngo imuje ibaza umuntu n'urujya kuba nk'ikiraka no akubaje nk'umuntu n'urugero fotora ko tari kumvinza umuntu witwa n'urugero papi kuko tangira papi uriya azagwa ibintu hashize amezi aya like wiharabika umuntu wiharabika yego wimusenya kuko yego birashoboka ko ashobora ko adakora ibyo bintu neza pe ariko instead yo kujya kumwicira isoko nta kuntu wakegera uwo muntu nyiri ukora service akatari kumusa nta kuntu wahindura delivery yawe karimbi karita yawe karimbi nta kuntu wahindura. Shout out ku bantu baduha comment nziza. There is a people out here nge nkunda kuvuga abantu mu mazina yabo abantu nk'abasa ni baduha comment nziza zis constructive ntago twa maximize ibintu nakuvuga ati it's okay keep trying aka kantu se wakongeyemo akangaka. I love that by the way
that's really that gentle things. Thank you. Ko wijya kushira umugani umuntu iteka kandi nuko nanjye blessing, so I know the thing. I know. Nuko nanjye blessing. Oh, actually abanyarwanda ntago turi gentle by nature, I think. Noneho nta nubwo tuzi ku ubuse mbikubwira gute, urabona nk'umuntu aje kukubwira ati wenda aya marinette yawe glass imwe iranduye urugero, ariko nkazangubwa ariko wowe ntago cleaning glass zawe lunette zawe ubundi uri kureba urumva ko biratandukanye. Ninjira nkubwira ati bro reka nze ngufashe nguhanagurire, biri so different, constructive. Yeah, bikwiriye kuba constructive and loving. Exactly. Kuko umuntu mukorana ni nk'umuvandimwe. That's true 100%. Kuko mupasanye igihe kinini cyane. Nicyo ntekeza niyo service aryo utanayishobora. Yego. Kuba utayishobora waretse guha umuntu comment imeze nkaho imwicira kandi utabikora. Yes. And we face a lot of challenges hanze ahangaha. Nawe ubwawe urebye usanga bafacinze izindi hanze. So don't come with that attitude. Dukundana tumererwe neza. You so right. Umuntu niryari yavuga ko business runaka imunaniye, like you're done with it. Wow. Challenging one. Niryari wakumva ko business yakunaniye? Nge nkeka ko nicyagihe n'ubundi utaruzi impamvu watangiye business. Makes sense. Kubera ko niba waruzi impamvu watangiye business, ntago ari cyo gihe cyanyaki. Icyo gihe cyanyaki ushaka zo gutangira kuvuga ko ugiye kuyifunga ikunaniye. Nicyo cyari cyo gihe cyanyaki cyo gutangira kugiye wakora. Just try to change a bit. Hari ibintu dukunda kugira. Don't be stick like ku murongo umwe. Wizangure Aishuma tauzingo nkoranga amakwe, ndabizi ko nkora amakwe hari abaturusha kubikora neza. Ese nta kuntu twahindura umurongo gatoya, kuko icyo uri kuvuga byendeka kutubaho natwe. Biraga ko market yiwe nanurugero ku covering ibyo bintu hari abayifashe kandi bari ningari cyane. Ningari. Ese tufunge tubivemo. Shaka impamvu ndo watangiye ibyo bintu. You wanted to serve people, not to serve weddings, not to serve events, just people. Bivuze ngo ushobora no kwigisha abantu. You are serving people. Right. Wow. Like if you came up with the idea of serving people, just keep serving people. Kujya guhagarika icyo kintu kandi udasavinza abantu. Bivuze ngo hari abantu 10, 20, 30, 50 bashobora kuzabura kubera ko utakomeje cya kintu. By the way, to make this sense, ubuzima tubamo ni waratangisha igitekerezo cya business n'urugero. Ugibuka ko nuramuko haye umuntu akazi umwe ari nko mu Rwanda statistique n'abantu 5 ushobora kugiye kugabura mu muryango. Kabisa, yeah. Bivuze ngo n'abari abantu 10 n'abantu 50 ugabura mu muryango. Icyo gitekerezo ushaka guhagarika rero gutangiza. Hari abantu 50 ugiye kwangiza kwicira ubuzima bwabo. Mwana wihagarika icyo gitekerezo. Cyo kugihagarika nicyo gihe cyaba kibaye cyanya cyo kuba wakomeza ahubwo. Just niyo mva byakugoye cyane kuri ya level, hinduramo aga strategy gato. Ni wacaga kwa Mushimire tangira uciremera. Ni wakoraga photography gusa ingeramo podcast. Ni wenda wakoraga ama web development tangira ndukorere kuri AI. Ese niyo wamamazaga brandings bisanzwe ku marketing ko byapa tangira uje ku mbuga nkoranyambaga ukore branding ya digital marketing. Niba wacuruzaga boutique, I was tell these people. Niba wacuruzaga boutique cyangwa se aka shop mu mujyi muri shiki, ukumva ko byakunaniye wafasha utwenda 3-5 ukadushyira kuri Instagram ukara ko bitagenda. TikTok bananye. Wagiye kuri TikTok. Ese wabwiye abajene bakakubakira ka website gato gatangiye kugurishaho. Try to change. Waje hano muri Aishuma House tukagufasha. Exactly. Like try to change a bit. Singomwa ngo uve muri business. Ahubwo hindura inzira wagendagamo. Nicyo kintandukanira rega burya Sani. Urabona dukunda ni mu buzima butandukanye bwose tubamo. Dukunda kuba hano turi comfort.
ndabizi neza ko nari kuba ndi comfort cyangwa ndi no kwifotora ama event njyana ba his excellence bari n'ibiki ariko aho hantu hari comfort ntago hatume igifu cyanjye kiba comfort nicyo kibazo ujya gushaka ahantu hari comfort just kwisura kandi mu gifu cyawe hatari comfort shaka ahantu igifu cyawe kiba comfort igifu cyawe kiraba comfort ko cyabonye amafaranga kandi nawe urahita uba comfortable more enough simple as that more enough hindura rero niba wakoraga ibingibi kora ibingibi wijya kutangira kuba ngo nyendisane buriya ngo ikintu cyonyine nakora iwana ni ugukora finance neza come on dufite n'ibihumbaga zo gukora finance kurusha ariko biragaragara ko mu podcast mwiza waje ukintroducing ikiganiro cya podcast ko hari igihe abantu 2-5 bari bakeneye izi mvugo turi kuvuga hanga zibahinduriye ubuzima. I know. Simple. Yeah. Wow. Amazing. Niyo mukunda utuntu turyoshye nk'utu ngutu. Come here. Yep. Ni karibu cyane. Dusoza. Sure. Ndashaka ngo utubwire ugereranije n'uko watangiye muri 2024. Ubu ngo turi muri 2026 tangira ubona was it worth it? Byari bikwiriye ko struggling nkuko struggling today? Tugiye kuba honest. Nta kintu kidakura. Ahubwo imikure yayo ni itandukanye. Niba bavuga ngo hari wagwingiye, hari akoze mu buryo bwa 5%, hari umwana wavumbutse. Yego. Like nta kintu kwisi kidakura. Ahubwo imikure ni ibitandukanye. Twarakuze nka iSmart House. Ntabwo tuvuga ko twagwingiye, ntabwo twavumbutse. Turi rwose muri medium. Kubera ko iyo tangira kubara expectations zo gutogwe kudusavinga, ntabwo baragera kuri rwa rwego. Niya mushaka ibifu byacu ba comfort mwoka byara. Mwatuganye ko ntacyo byatwara. Nukuri. Icyo gitekerezo ufite wakizanye tukakidevelopinga. So like n'urugendo rero navuga ko struggling igomba kubaho. Nge nizera ko business ita strugglinze ipfa mu gitondo. Directly. Kubera ko iyo struggle niyo ugera mu masomo, kubera ko iyo struggle niyo umenyera abantu banyabo ugomba kuri kumwe nabo, kubera ko iyo struggle niyo ubwubakira mu team, kubera ko iyo struggle niyo umenyera aho wakavana ibindi bitekerezo. Like that's kind of struggles. Ni n'ubuzima busanzwe. Nta kintu cyose uboneye like bira mu pangu bya free iki nta kamaro byakugirira. Ikintu wakoreye washyizeho ubwenge, washyizeho umutima, nkeka ko n'Imana blessing. So I think ibyo turi kugeraho uko turi gukora umurongo kuwundi umunsi kuwundi ni imbaraga zacu twashyizeho, Imana blessing azambaraga. Nta kindi kintu twarakoze. Muri make muri heza ugereranije. None se ko tutarafunga Nta n'ababosi bajya bemera ko ari ahantu heza cyane. Mbonye ndabyemera. Nubwo ntari boss. Uvuze ko sindi boss nyine. Zigura boss ahagaze usomonye. Boss ntabwo yaraho ari guseka. Buraraza kunkata. Kwezi sinzahembwa mwacu tujanye. I am so glad that you came in. Wakoze cyane. Nkunda kuganira one of my characters niko nkunda kuganira ibintu biri bunyungure nanjye. Kuko mba mbisi ko biri bwungure n'abandi. So wakoze cyane kandi ni karibu cyane muri iSmart House. Bafite donc bagiye service nziza ariko nanone ahantu heza, ndizera ko bazashyiramo udufoto. Exactly. Tubereka the rooms that we do have. Murabona ko duhora duchanginga, so that's a part of the thing. And also ikindi kintu nigiyemo ni kubona umuntu umwe ubelivinga muri idea yawe. It's very important. Yambaye umunsi umwe nzaguhatinza kubwira. Please give me that. I was going to say tunasoza. Tekereza kugira ngo uve kuntu umuntu umwe aba ari ingenzi mu buzima. Yego iyo capital turimo kuvuga nyine umuntu abakeneye muri business. Reka tukize kintu. Ibaze ko kugira ngo uvuke wakeneye umuntu umwe witwa mama kugira ngo kalinga wenda mu nda. Ibaze nko kugira ngo Adamu na Eva bigende neza. Adamu yakeneye umuntu witwa Eva. Ibaze ko kugira ngo ikintu kibeho cy'ikigore cyangwa cy'ikigabo cyakeneye ikintu cyo cyitwa cyangwa se ikigabo. Like ikintu cyose kwisi kibaho gikina just another one thing kugira ngo kigire ikintu kigeraho. So niyo mpamvu na business ko byagenda kose uzakenera wa muntu uyu umwe wizera ko ibyo bintu bishobora gushoboka
ugubwira ati ariko kantu kakunda ngende bize Yeah. abakubeshya akakubwira ati byakunda ushobora no gusanga n'Imana yararemye na Eva ite expecting ibi bintu byose cyane ariko uvuga ati let me test you Yeah. never know so rero Yeah. at least that one person Yeah. niyo mpamvu biba na byiza no kugira inshuti za nyazo z'umumaro ibyo tuzanabiganiraho mu kindi ibyo kiganiro uzagaruka yego inshuti za nyazo by the way hari ikiganiro twagiranye na baba Jama Christian I saw it very good one Namanzi. It was amazing batubwiye inshuti nziza hari abantu benshi ba reaching out by the way bambwira ati usko tutatu usko dufite inshuti mbisi exactly yeah so inshuti nziza ziri the key of your success is one good friend 100% na navuga ko uyu muryango wa Ice Motors twabonye it's made up by like 90% of friendship than company than kubera ko n'abantu tuziranye abantu twagiye rwose to joining ino company n'abantu tuziranye Yeah. they're friends who really understand that Ice Motors need one step to go ahead kubera ko uzanye umuntu I mean iyo ubana n'umuntu utari inshuti yawe abaje kunyunyuza n'iminsi udafite byatari cyane ariko ntabwo amenya aho agomba kugarukira exactly nta nubwo yita ku bintu ntavuga ngo ntabwo namenya kiriya gikombe kubera ko nta mafaranga ari yo kukigura nta like you know nta goodwill aba afite nta goodwill wavuga mane haha yeah murakoze cyane boss mabuje nawe urakoze cyane ni igiki wabwira abantu badukurikiye surtout abajene bari kuba challenged muri iyi minsi in this economy which is hard ni icyo wababwira like a homework reka tuganire gutya uko waba aho waba uvuka hose we all comes from humble family umwe yigize ku muvandimwe Minathe ashobora kuba ari no mu banditse ibitabo yavuze ati ikosa rya mbere ushobora gukora muri ubuzima ni uko waba uzi neza ko wavutse bitari ku mahitamo yawe ariko uburyo uzapfamo burya ni amahitamo yawe so simple as that reka dufate ikintu kimwe cyitwa amahirwe make dushobora kuba tubona mu buzima bwacu we know we come from humble families ya miryango man ibisaba ibyo kurya icyo kunywa sometimes baburara abandi babwirirwa abandi bajya guca inshuro kugira ngo babone icyo barya hari yewe naho byangu kamara n'iminsi 2-3 abandi tugatiza abana imiryango kugira ngo tujye gushakisha ahandi ariko here's the thing hari umunsi umwe Imana ishobora kubyika mu gitondo kaguha amahirwe amwe yonyine either kaguhuza n'umuntu umwe wenyine either kaguhuza n'ikintu kimwe cyonyine ayo mahirwe uzayafate nk'ayanyuma mu buzima najye mbwira abantu ngo ntago byane yamvuga ivuga ngo amahirwe azari rimwe mu buzima ntago azari rimwe mu buzima ahubwo aza kenshi ariko mu bihe bitandukanye ashobora no kuza maze n'imyaka 100 ugasanga ntugihari ashobora no kuza gusanga asanga urashaje ntugifite imbaraga yo gukoresha ya mahirwe so imugere wabonye ya mahirwe ya grabbing yakoresha byanyabyo kwera ko iyo miryango twasize mu rugo idafite epfo na ruguru nitwikeneye nta wundi muntu ikeneye simple umaximiza amahirwe yawe urebe Santox podcast uze hano kuri iSmart House Agency uze urebe ibihakorerwa urebe ko nawe hari icyo wakora abantu benshi bahora bambaza ngo nkorera he yego ni karibu nawe wifuza gukora akantu nk'aka ka podcast keza production irahari nziza abantu basobanutse bafite ibitekerezo nk'ibingibi so ni karibu cyane wakoze cyane kudukurikirana and thank you so much Sunny. I do a great job yeah I did too. Azagaruka hari akandi kasiro tuzaganiraho hano niwe mwakoze cyane nukuri Imana umugisha see you next Thursday bye bye I have power to identify who I want to become. niyo yari irimo iryo jambo ngo kopi urayimenye ndafashe ifoto yawe mfite kopi yawe Now, when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this, yeah.